ndi hagati y'itsinda ry'abantu, nyine ni abagabo cyangwa se ni abagore, bahagazemo hagati. Ni ukuvuga ngo ukitegereza nyine bitewe n'ukuntu wowe witegereza, dore ko rubanda muzi no kurora. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu, uburenganzira bushobotse mu migire yagennye ubwe, atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugerera nabo. Ndagusuje cyane nguhaye ikaze nanone kuri Raza Media TV. Uyu ni wa mwanya wacu twabahariye, uyu ni wa mwanya wanyu ndetse twabahariye, si uwacu ni uwanyu. Umwanya twahariye tugenda tugaruka tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, iby'abazima, ibyo mu bituro ndetse n'iby'ijuru, byose tubivangavanga tugenda twimanukira dukora mu mitana ya gitari twibwira abatanazi. Mwumvise rero uko twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi, ni ku ndirimbo ya Nkurunziza Francois, aho atangira avuga ati ngaha rero ati amahoro ku giti cy'umuntu ndetse mu migirire ye ndetse mu mibereho ye n'abandi, ndetse uko amahoro agomba gutangwa, buri muntu nyine mu rwego rwe agomba kugira amahoro ku giti cye. Kuvuga ngo amahoro ku giti cyawe n'ubundi nta handi hantu aturuka, ahubwo amahoro ku giti cyawe ni wowe n'umutima wawe. Ni ukuvuga ngo ubundi hari ibintu mutajya musobanukirwa. Kuvuga ngo wowe ushobora kuba uri kundeba njyewe njyenyine wicaye ahangaha imbere ya kamera, kuvuga ngo njyewe ukanyitegereza ukandeba, uba uri kundeba ukabona ndi umuntu, ariko buriya ndamutse nigabuyemo ibice cyangwa se ngiye nkwiyereka buri muntu uri muri njye, wasanga burya umuntu ni mugari, umuntu ni muremure, umuntu ni muremure rwose. Ntukajye ureba umuntu ugarukirize aho amaso yawe abasha kureba gusa nyine, kandi nanone ntukajye ureba umuntu ngo winjize amaso yawe ahandi wumva ushobora gusanga yabasha kugera, wenda biciye mu buryo bw'ibitekerezo n'ukundi kuntu ushobora kubivumbura, cyangwa utundi tuntu tw'udukoryo ushobora gukora ukaba wabasha guhinguranya ukabona ibindi biri inyuma y'uko umwitegereza, nabwo wakibeshya. Ni ukuvuga ngo wowe jya utegereza urebe umuntu umwitegereze none, wongere umwitegereze ejo, wongere umwitegereze ku munsi ukurikiyeho, hanyuma urebe ya minsi 3 cyangwa 5 wabonye wa muntu, ufate uko wamubonye bwa mbere, ufate uko wamubonye bwa kabiri, uteranye ubwa gatatu ndetse n'ubwa kane. Burya uzasanga hari uburyo ushobora kurebamo umuntu ukaba wamubonamo ibice bigiye bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe na buri munsi uko yakwigaragaje. So abakunzi ba Raza Media TV mbahaye ikaze, ndetse nawe mushyashya ugeze kuri Raza Media TV ari ubwa mbere, nawe nguhaye ikaze. Uyu ni wa mwanya nyine tubagenera, tugenda twiganirira tuvuga ingingo imwe, tukayisesengura tukayinonosora. Njyewe ndi Dogita Mujyanama Mukuru. Na n'ubu naricaye nditegereza, nsanga umuntu wazanye ibintu byo kwandika
nawe ni akantu yavumbuye, arangije atangira agashushanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, atangira kubitoza abantu mu buryo yashakagamo ko bazabimenyamo, abandi bagenda baza bagenda babisesengura bavumbura, nyine kwandika bibaho. Ni ukuvuga ngo nta umuntu wa mbere wanditse nta wari warabimwigishije. Muribuka kuko no ku ngoma ya Yesu barandikaga, mu gihe twebwe kwandika mu Rwanda bitarengeje imyaka nk'ijana gutyo, cyangwa se 130 gutyo, nyine ni ibya vuba aha, ntabwo kwandika mu Rwanda byari ibintu bya kera, ndumva bitararenza ikinyejana n'igice gutyo. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ninkubwira ngo ndi dogiteri ntuzambaze ngo dogitora wayibonye ryari, kuvuga ngo na dogiteri wa mbere wabayeho ntaho yari yarabyigiye cyangwa ntaho yari yarabisomye kugira ngo ahabwe dogitora, ntawayimuhaye. Kuvuga ngo nanjye ni dogiteri mu bintu by'ubujyanama, nyine tugenda tuganira tuvuga ibintu biri aho ngaho, nyine bya bindi bamwe bumva bakavuga bati tavana amapfa aho ngaho, nyine ni nk'ibyo twebwe twiganirira, kuvuga ngo wowe ukabitega amatwi ukabyumva, ukumva niba ari amabwa cyangwa se ukumva niba ari ibya kigabo. Ni ukuvuga ngo ubundi habaho ibintu bya kigabo n'ibintu by'ububwa nyine biri aho ngaho. Kuvuga ngo ibintu by'ububwa n'ubundi nabyo ni bya bintu tugenda tubamwo, none ejo tukabamwo gutyo. Ni ukuvuga ngo none ukumva ibintu by'ububwa nyine ukumva nta kintu uvanyemo nyine cyakubaka nk'umuntu w'umugabo, ariko icyo nzi cyo biba byagukoreye umunsi, kuko n'ubundi bwije utabyumvise, ubwo bivuze ngo umunsi wawe warangiye ntacyo wumvise, nta n'icyo ukozemo, nyine nta cyabaye. Ni ukuvuga ngo ukongera nanone ejo ukumva ibindi, ukumva ni ijambo rwose ry'abantu babaga. Ni ukuvuga ngo nyine hari ukundi kuntu bijya bigenda. Urabona, uramutse umfashe njyewe ubwanjye ukantereka ahantu hari imbwa wenda 10, uramutse witegereje muri za mbwa mpagazemo hagati, ubundi buryo unyitegereje wabona ndi umuntu ndetse w'umugabo, ariko nanone wakongera ukanterura ukanshyira hagati y'abandi bantu 10, abagabo cyangwa abagore cyangwa abana, ushobora kunyitegereza nanone ukabona ndi imbwa, kandi ndi muri ba bantu, hagati y'abantu runaka, nyine wenda ndi hagati y'itsinda ry'abantu, nyine ni abagabo cyangwa se ni abagore bahagazemo hagati. Ni ukuvuga ngo ukitegereza nyine bitewe n'ukuntu wowe witegereza, dore ko rubanda muzi no kurora. Ni ukuvuga ngo ushobora kuwureba ukabona ndi imbwa, nyine ukabona ndi imbwa tubiri aho ngaho. So sinzi nyine ahangaha ku ngingo yacu y'uyu munsi, ako nifuzaga kugatambikamo kugira ngo noneho nuza kukumvamo ujye muri komenti umbwire impamvu mpagaze mu mbwa rwagati, za nyazo nyine zino mbwa dusanzwe tuzi z'amatungo, ushobora kundeba ukabona ndi umuntu, hanyuma nahagarara mu bantu nanone ukandeba ukabona ndi imbwa. Andikira muri komenti umbwire ngo nyine icyo gihe ni iki cyaba cyabaye, ese waba witegereje ute ko rubanda muzi guhengereza? Mbwira, waba wabyitegereje ute kugira ngo unsange nyine ari uko bihagaze? So tubane mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, kwari ukugira ngo mbe mbasusurutsaho gatoya, tube twiganirira nyine twongera tugaruka n'ubundi tuvuga kuri za ngingo zacu tugenda tuvuga muri make, ndetse tukazihinira hafi kugira ngo tuzabone uko tugaruka mu ngingo zacu z'ubutaha. Ni kuri Raza Media TV ugenda usanga iki kiganiro, ndetse umuganirizi ni Dr Mujyanama Mukuru. Ciao, twongere tubonane ubutaha, Imana ibampere umugisha.